n'abavandimwe twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana abo twataramanye mu bihe by'ibyishimo benshi ntibakiriho hehe no kubonana benshi ntibakiriho hehe no kubonana ndagusabye tubibuke abo twareranywe twiganye batashye igihe kitageze iwabo wa twese abazize urusanzwe nibo bake muri benshi bazize urw'impanuka ibyorezo n'intambara abazize umuhanda ku itariki nk'iyi abazize amasasu mu bihe by'intambara ayiwewe ntabwo bagira ingano abasabye nanzika ku bapfuye bose tubibuke ibyorezo bishya byadutse ubu nta munsi w'ubusa bitwara batabarika ndagusabye tubibuke abazize amateka y'amatage inzika zahayo zirimbura imbaga abazize gakondo hirya no hino ku misozi abatewa amabombe n'ihema n'ayabatanze abazize tifusi bagapfira ku ngoyi abatikiriye ishyanga bazaterekerwa bate ibibondo malayika imitima izira inenge yewe ntabwo nemera kubagiye imana ibishaka bita agahinda kenshi kabibagiranye abapfuye bahagaze abatagira kivurira abaziza amaherere abaziza karengane abazira kagambane n'ihema nibatanga abatotezwa bose n'ihema nibatanga abifashe mapfubyi n'ihema nibatanga abarara rubunda n'ihema nibatanga twibuka abo twaribo mbere yuko tuba abo turi twibaza abo turibo n'impamvu tukiriho abapfuye uyu munsi bibeshye ko ari imperuka binjiye imitagihe ntibamenye ibizaba ejo ndagusabye tubibuke bose tubibuke ndagusabye tubibuke bose tubibuke abavuye mu mwuka bose tubibuke hirya no hino mu gihugu bose tubibuke ayiwewe bose tubibuke banyarwandakazi namwe baturarwanda aho muri hose abatuye mu gihugu cy'u Rwanda abatuye ku isi hose umuryango wanyu ibuka bose rengera bose urizera udashidikanya yuko mwagize iminsi mikuru isoza umwaka w'ibihumbi 2018 turizera yuko Noheli yagenze neza mu miryango yanyu
mukabasha kuyisangira n'abanyu mukunda, kandi abatarabishoboye kubw'impamvu zitandukanye turiza tudashidikanya ko mwahanye intashyo mu buryo bukoreshwa muri iki gihe, mukabasha kumva amajwi no gusezera uyu mwaka mu muryango mwishimanye, nubwo byari kuba byiza muri kumwe. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose urizera nanone yuko mwatangiye uyu mwaka neza w'ibihumbi 2019. Umwaka w'ibihumbi 2019 watangiye nk'uko maze kubivuga, hari benshi bakakwifuje yuko baba hamwe mu miryango yabo, cyane cyane mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, kuri gakondo yabo ya base, basogokuru na basogokuruza. Ariko hari benshi bitashobokeye kuko impamvu zitandukanye, akaba ariyo mpamvu muri uyu mwaka umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose wongeye kwifuriza kugira umwaka mwiza, umwaka w'ibyishimo, umwaka w'impinduka ku byo mwifuza byose, cyane cyane kubiranabara n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, umwaka w'ibihumbi 2018 wabeye umwaka w'ibintu byinshi bitandukanye. Umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose nk'uko mubizi, mu nshingano zawo harimo izina ryawo nyirizina ni ukwibuka bose no kurengera bose. Akaba ariyo mpamvu mu bikorwa byayo byibanze wakomeje icyo gikorwa gikomeye cyo kugira ngo ushishikarize buri wese guharanira yuko buri munyarwanda wese yakwibuka we ntacyo yishisha, ntacyo yikoma, kandi ntacyo atinya. Ariko siko bimeze muri iki gihe mu gihugu cyacu, uko ubushobozi buriho ntabwo bukundira buri wese yuko icyo gikorwa cyakorwa nk'uko bisanzwe, ndetse ibyo byarenze n'imipaka y'igihugu cyacu bigera no hanze, aho bamwe mu bambari ba leta iriho baza gutera ubwoba n'abari hanze y'u Rwanda kugira ngo batumva ko bakwibukira hamwe izirakarengane zose zazize ibyabaye mu gihugu cyacu kuva mu mwaka w'igihumbi 1990 kugeza magingo aya ngaya, kugeza nubwo habaye ubwicanyi karundura bwabaye mu mwaka w'igihumbi 1994. Iyo rero akaba ariyo ntambara yacu dukomeza kurwana, tuvuga tuti Banyarwanda, Abanyarwandakazi, muhaguruke duharanire yuko buri wese yakwibuka we ntawe umukomye imbere, atagononwa kandi ntacyo yikanga. Ngiyo intambara yacu turwana nayo, ariko nanone tukarwana nuko ubunyarwanda bwahabwa agaciro, buri muntu wese agahabwa agaciro mu birebana n'igihugu cyawo, haba mu butabera, bikaba ari byo twitwa kurengera bose. Kurengera bose rero tuvuga ni ukuvuga yuko buri muntu wese atahohoterwa yitwaje inzego z'ubuyobozi zikoreshwa n'abayobozi, guturuka mu bushorishori bw'ubuyobozi bw'igihugu ndetse na leta muri rusange, ikazikoresha kugira ngo iheze bamwe mu bana b'u Rwanda. Ibyo nabyo turabirwanya tuvuga tuti ntihabeho ubutabera butarondoye, ubutabera buneye buri wese, ubutabera buri wese yibonamo, maze ugize icyo akora yumve ko ahawe ubutabera buboneye. Ibyo nabyo biri mu nshingano zacu zikomeye. Umwaka w'ibihumbi 2018 rero waranzwe n'ibikorwa byinshi umuryango wanyu Ibuka Bose wagiye ukora. Muri ibyo bikorwa harimo kwibuka nyine dusanzwe twibuka mu kwezi kwa Mata, igihe dufatanya n'abandi duhuriye mu rwunge rw'imiryango ya societe civile ndetse namwe mu mashyaka ya politike, duhuriza hamwe kugira ngo tubashe kwibuka tutavanguye. Icyo gikorwa rero umuryango wanyu waragikoze, kandi hamagarira ndetse n'abayobozi n'abaturarwanda n'imiryango imwe n'imwe iri mu Rwanda yuko yakwifatanya na buri wese kugira ngo babashe kwibuka batarondoye.
umuryango wanyu ibuka bose rengera bose nanone wabashije guhuza imigambi yawo hirya no hino mu barwanashyaka bawo ndetse n'abakunzi b'umuryango wacu, dore ko bamaze kuba benshi cyane, kuko imigambi yacu, inshingano zacu zagiye hirya no hino ndetse zikwira no muri amwe mu mashyaka ya politike azishyira mu migambi yabo. Ibyo rero ni igikorwa gikomeye cyadushimishije cyo kurengera bose, kwibuka bose. Niyo mpamvu twasuye aba duhagarariye hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ndetse tugashobora gushyiraho inzego aho zari zibuze. Icyo ni igikorwa nacyo gikomeye twakoze, kuko imigambi yacu yo guhuza abanyarwanda mu rukundo, mu bumwe no mu bwiyunge nyakuri, iyo migambi rwose turumva tugenda tugishobora kuyigeraho aho bishoboka, ariko nanone tukaba tugifite imbogamizi mu gihugu cy'u Rwanda tutabasha kugeramo twe nk'abayobozi, ariko tukaba dufiteyo abayoboke benshi cyane nabwo bakora nk'uko musanzwe muzi ko ukora muri kiriya gihugu atemerewe n'ubuyobozi uko bigenda. Ariko twabashije kuganira nabo, ndetse imigambi yacu n'inshingano zacu igenda icengezwa hirya no hino, kandi abanyarwanda baragenda barushaho kubyumva. Ibyo nabyo ni igikorwa gikomeye twifuza ko cyakomeza muri uyu mwaka dutangiye w'ibihumbi 2019. Banyarwanda, banyarwandakazi, umuryango wanyu ibuka bose rengera bose nanone muri urwo rwego rwo gucengeza amatwara y'ubumwe, ubwiyunge nyakuri n'urukundo mu bana b'abanyarwanda, twagize uruhare rukomeye mu kugira ngo ubwo butumwa bubasesekareho hakoreshejwe itangazamakuru rinyuze muri ibyo twita réseaux sociaux cyangwa se amaradiyo akorera hirya no hino. Ni muri urwo rwego umuryango wanyu ibuka bose rengera bose ufatanyije n'urwunge rw'amashyirahamwe cyangwa imiryango ya société civile nyarwanda twabashije gushyiraho radiyo Urumuri. Ubu ikaba yarabaye umuyoboro w'ibitekerezo byiza byunga abanyarwanda, umuyoboro mwiza w'ibitekerezo abanyarwanda bose batangiraho ibitekerezo kugira ngo barebe uko twategura u Rwanda rw'ejo, u Rwanda ruzira uguhezwa, u Rwanda ruzira irondakoko n'irondakarere. Umuryango wanyu ibuka bose rengera bose wabashije nanone gushyiraho radiyo yawo ikorera kuri internet, akaba ari radiyo yanyu namwe twabasabira kwitabira kugira ngo mubashe kwitera inkunga no kwizanaho ibitekerezo byubaka. Iyo radiyo yanyu ikaba ari radiyo yitwa ibuka bose rengera bose, muzayisanga kuri internet. Kandi banyarwanda, banyarwandakazi, namwe baturarwanda aho muri hose, abatuye mu gihugu cy'u Rwanda, abatuye ku isi hose, umuryango wanyu ibuka bose rengera bose urizera udashidikanya yuko mwagize iminsi mikuru isoza umwaka w'ibihumbi 2018. Turizera yuko Noheli yagenze neza mu miryango yanyu, mukabasha kuyisangira n'abanyu mukunda, kandi abatarabishoboye kubw'impamvu zitandukanye, turizera tudashidikanya ko mwahanye intashyo mu buryo bukoreshwa muri iki gihe, mukabasha kumva amajwi no gusezera uyu mwaka mu muryango mwishimanye, nubwo byari kuba byiza muri kumwe. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, umuryango wanyu ibuka bose rengera bose urizera nanone yuko mwatangiye uyu mwaka neza w'ibihumbi 2019. Umwaka w'ibihumbi 2019 watangiye nk'uko maze kubivuga, hari benshi bakakwifuje yuko baba hamwe mu miryango yabo, cyane cyane mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, kuri gakondo yabo ya base, basogokuru na basogokuruza. Ariko hari benshi bitashobokeye kuko impamvu zitandukanye, akaba ariyo mpamvu muri uyu mwaka umuryango wanyu ibuka bose rengera bose wongeye kwifuriza
kugira umwaka mwiza, umwaka w'ibyishimo, umwaka w'impinduka ku byo mwifuza byose, cyane cyane kubiranabara n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Banyarwanda, banyarwandakazi, umwaka w'ibihumbi 2018 wabereye umwaka w'ibintu byinshi bitandukanye. Umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose, nk'uko mubizi mu nshingano zawo harimo izina ryawo nyirizina ni ukwibuka bose no kurengera bose. Akaba ariyo mpamvu mu bikorwa byayo byibanze wakomeje icyo gikorwa gikomeye cyo kugira ngo ushishikarize buri wese guharanira yuko buri munyarwanda wese yakwibuka we ntacyo yishisha, ntacyo yikoma kandi ntacyo atinya. Ariko siko bimeze muri iki gihe mu gihugu cyacu, kuko ubushobozi buriho ntabwo bukundira buri wese yuko icyo gikorwa cyakorwa nk'uko bisanzwe, ndetse ibyo byarenze n'imipaka y'igihugu cyacu bigera no hanze, aho bamwe mu bambari ba leta iriho baza gutera ubwoba n'abari hanze y'u Rwanda kugira ngo batumva ko bakwibukira hamwe izirakarengane zose zazize ibyabaye mu gihugu cyacu kuva mu mwaka w'1990 kugeza magingo aya ngaya, kugeza nubwo habaye ubwicanyi karundura bwabaye mu mwaka w'1994. Iyo rero akaba ariyo ntambara yacu dukomeza kurwana, tuvuga tuti banyarwanda, banyarwandakazi, muhaguruke duharanire yuko buri wese yakwibuka we ntawe umukomye imbere, atagononwa kandi ntacyo yikanga. Ngiyo intambara yacu turwana nayo, ariko nanone tukarwana nuko ubunyarwanda bwahabwa agaciro, buri muntu wese agahabwa agaciro mu birebana n'igihugu cyawo, haba mu butabera, bikaba ari byo twitwa kurengera bose. Kurengera bose rero tuvuga ni ukuvuga yuko buri muntu wese atahohoterwa yitwaje inzego z'ubuyobozi zikoreshwa n'abayobozi guturuka mu bushorishori bw'ubuyobozi bw'igihugu ndetse na leta muri rusange, ikazikoresha kugira ngo iheze bamwe mu bana b'u Rwanda. Ibyo nabyo turabirwanya tuvuga tuti ntihabeho ubutabera butarondoye, ubutabera buneye buri wese, ubutabera buri wese yibonamo, maze ugize icyo akora yumve ko ahawe ubutabera buboneye. Ibyo nabyo biri mu nshingano zacu zikomeye. Umwaka w'ibihumbi 2018 rero waranzwe n'ibikorwa byinshi umuryango wanyu Ibuka Bose wagiye ukora. Muri ibyo bikorwa harimo kwibuka nyine dusanzwe twibuka mu kwezi kwa Mata, igihe dufatanya n'abandi duhuriye mu rwunge rw'imiryango ya societe civile ndetse namwe mu mashyaka ya politike duhuriza hamwe kugira ngo tubashe kwibuka tutavanguye. Icyo gikorwa rero umuryango wanyu waragikoze, kandi hamagarira ndetse n'abayobozi n'abaturarwanda n'imiryango imwe n'imwe iri mu Rwanda yuko yakwifatanya na buri wese kugira ngo babashe kwibuka batarondoye. Umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose nanone wabashije guhuza imigambi yawo hirya no hino mu barwanashyaka bawo ndetse n'abakunzi b'umuryango wacu, dore ko bamaze kuba benshi cyane, kuko imigambi yacu, inshingano zacu zagiye hirya no hino ndetse zikwira no muri amwe mu mashyaka ya politike azishyira mu migambi yabo. Ibyo rero ni igikorwa gikomeye cyadushimishije cyo kurengera bose, kwibuka bose. Niyo mpamvu twasuye duhagarariye hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ndetse tugashobora gushyiraho inzego aho zari zibuze. Icyo ni igikorwa nacyo gikomeye twakoze, kuko imigambi yacu yo guhuza abanyarwanda mu rukundo, mu bumwe no mu bwiyunge nyakuri, iyo migambi rwose turumva tugenda tugishobora kuyigeraho aho bishoboka, ariko nanone tukaba tugifite imbogamizi mu gihugu cy'u Rwanda tutabasha kugeramo
twe nk'abayobozi, ariko tukaba dufiteyo abayoboke benshi cyane nabwo bakora nk'uko musanzwe muzi ko ukora muri kiriya gihugu atemerewe n'ubuyobozi uko bigenda, ariko twabashije kuganira nabo ndetse imigambi yacu n'inshingano zacu igenda icengezwa hirya no hino kandi abanyarwanda baragenda barushaho kubyumva. Ibyo nabyo ni igikorwa gikomeye twifuza ko cyakomeza muri uyu mwaka dutangiye w'ibihumbi 2019. Banyarwanda, banyarwandakazi, umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose nanone muri urwo rwego rwo gucengeza amatwara y'ubumwe, ubwiyunge nyakuri n'urukundo mu bana b'abanyarwanda, twagize uruhare rukomeye mu kugira ngo ubwo butumwa bubasesekareho hakoreshejwe itangazamakuru rinyuze muri ibyo twita réseaux sociaux cyangwa se amaradiyo akorera hirya no hino. Ni muri urwo rwego umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose ufatanyije n'urwunge rw'amashyirahamwe cyangwa imiryango ya société civile nyarwanda twabashije gushyiraho radiyo Urumuri. Ubu ikaba yarabaye umuyoboro w'ibitekerezo byiza byunga abanyarwanda, umuyoboro mwiza w'ibitekerezo abanyarwanda bose batangiraho ibitekerezo kugira ngo barebe uko twategura u Rwanda rw'ejo, u Rwanda ruzira uguhezwa, u Rwanda ruzira irondakoko n'irondakarere. Umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose wabashije nanone gushyiraho radiyo yawo ikorera kuri internet, akaba ari radiyo yanyu namwe twabasabira kwitabira kugira ngo mubashe kwitera inkunga no kwizanaho ibitekerezo byubaka. Iyo radiyo yanyu ikaba ari radiyo yitwa Ibuka Bose Rengera Bose, muzayisanga kuri internet, kandi abifuza kwitangaho ibitekerezo mwatubwira mukoresheje site internet yacu dutangiraho ibitekerezo, kandi iyo site muyibona mushyize gusa mukoresheje ijambo Ibuka Bose Rengera Bose. Icyo nacyo ni igikorwa gikomeye cyo gucengeza amatwara y'urukundo, y'ubwiyunge, y'ubumwe nyakuri. Umuryango wanyu rero Ibuka Bose Rengera Bose wakomeje gufatanya n'indi miryango nk'uko maze kuyivuga mu bindi bikorwa bitandukanye byo kwamagana cyangwa se kuvuga ibitagenda, dore ko twebwe nka société civile tudaharanira imyanya y'ubutegetsi, ahubwo twifuza yuko ubutegetsi bwakora neza kugira ngo buri wese yumve ko adahejwe kandi buri wese yumve ko ahawe agaciro mu birebana n'igihugu cye. Ngibyo rero ibyo twabashije gukora cyane cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2018 urangiye, ariko hakaba hari n'ibindi byinshi twifuza kugeraho dufatanyije twese muri uyu mwaka dutangiye w'ibihumbi 2019. Muri ibyo rero harimo ikituraje inshinga nk'uko abaturanyi bacu b'abarundi bavuga, nuko umuryango wanyu Ibuka Bose mu nshingano zawo ku gika cya 3 aho tuvuga tuti uguhezwa, exclusion mémorielle mu rurimi rw'igifaransa, guhezwa mu kwibuka, akaba ari igikorwa tugiye guhagurukira bikomeye kugira ngo tubashe kukirwanya twivuye inyuma, kandi tuvuga dushize amanga kugira ngo cyumvikane, kuko kimwe mu nshingano nuko umuryango wacu wabayeho. Umuryango wacu rero wabayeho nk'uko mwagiye mubyumva mu biganiro twagiye tugira hirya no hino, yuko umuryango wacu waje ureberera abanyarwanda bose nta vangura, haba abakomoka mu bwoko bw'abatutsi, haba abakomoka mu bwoko bw'abahutu, haba abakomoka mu bwoko bw'abatwa, haba ndetse n'abakomoka kuri ayo moko yose atandukanye, aho imiryango yagiye ihura igashyingirana ndetse hakavukamo abana bafite amoko avanze. Ngiyo kimwe mu musingi waduteye
gutekereza tukavuga tuti ese ko hari umwana uvuka aho hose akajya mu muryango umwe ugasanga bamwishisha, yajya no mu wundi ugasanga bamwishisha, maze byakubitiraho ugasanga noneho leta iyo muri gahunda zayo ivangura ku buryo bw'umugaragaro, igashyiraho ibigega nk'ikigega cyitwa ikigega cya farije gitandukanya abana, kikavuga kiti tuzafasha abana b'abatutsi, abandi ntabwo tuzafasha abana ngo barokotse. Ariko mu by'ukuri wakwibaza uti se abarokotse ni bande? Ni abana b'abatutsi gusa, kuko muri biriya bibazo byagwiririye u Rwanda bikavamo na jenoside yitiriwe abatutsi, muri abo bose harimo n'abahutu benshi baje bishwe bazira yuko ari abahutu, imfubyi z'abo babyeyi, imfubyi basize, izo mfubyi ntabwo zibukwa, tugasanga ari guhezwa bikabije, tugasanga ari ibintu tutakwihanganira, tugashirika amanga, tugashirika ubwoba, tukabivuga cyane kugira ngo byumvikane. Ukundi guhezwa rero kukaba nyine uguhezwa mu kwibuka, ugasanga nk'uwo mwana cyangwa se umuryango cyangwa undi wese ukomoka muri iyo miryango aribuka rwose ntabwo bafite, aribuka yemye, akibuka abe yabuze bo mu bwoko bw'abatutsi, akajya kubibuka rwose kuko gahunda za leta zibyemera, ariko aho batsembye abo mu bwoko bwe bukomoka ku bahutu akagira ingorane zo kubibuka ndetse bikaba bitanemewe. Ibyo rero twavuga tuti ku guhezwa twe turakurwanya kandi tuzakomeza kukurwanya. Akaba ari rero nshingano cyane cyane y'uyu mwaka dutangiye w'ibihumbi 2019 twiyemeje kugira ngo iyo apartheid memorial tuyirwanye. Iyo apartheid aho bikagera tugiye guhagurukira kuyirwanya kugira ngo nyaboneka bitugeze ku cyo twe twise slogan yacu cyangwa intego yacu, icyo twise ngo tuvasa rero abenshi bagiye batubaza bati se ibyo ni ibiki ko tutabyumva, ariko twagejeje kwisobanura cyane bihagije. Ni ukuvuga ngo amaraso twese tuva arasa, waba wishwe uzize akandoyi, waba wishwe uzize agafuni, waba wishwe uzize songamane muri Maboso, waba wishwe uzizwe no kunigwa bakakujugunya mu nzuzi nka Rweru, waba wishwe uzize kunigishwa imigozi nk'aho bigaragara hakurya y'imipaka ibiherutse kubera mu gihugu cya Mozambique, cyangwa se urupfu Colonel Karegeya yazize, waba wishwe uzize urw'utwuzi bita ngo utuzi twamunyuzwa, no kuvuga wishwe n'uburozi baguhaye hirya no hino, waba wishwe urupfu rwo arirwo rwose utagombaga gupfa, upfuye wese amenewe amaraso, uwo wese turamurira kandi twavuga tuti tuvasa rero bitwereka yuko uwapfuye wese uko icyo yabarazize cyose wese agomba kwibukwa kandi agahabwa agaciro gakwiye, ntawe ugomba kubuza undi kwibuka. Bityo abantu bose tukifuza yuko amategeko agenga u Rwanda rwacu yaba amategeko arengera buri wese ntawaheje. Niyo mpamvu tuboneyeho kwamagana abantu bamwe na bamwe birirwa bateza ubwega bavuga ko abantu badashobora kwibuka babo, ndetse n'ubivuze bakamwita ko ahakana jenoside cyangwa se apfobya jenoside. Iryo ni iturufu ryabo bakoresha, ndetse bakarikoresha abantu batagombye kubikora, nk'imiryango imwe n'imwe mwese muzi tutiriwe tuvuga cyangwa ngo turondore ahangaha. Ibyo rero turabahamagarira kwitandukanya n'ibyo bintu bibi, ndetse nanone tugahamagarira ubuyobozi bw'u Rwanda yuko bushatse bwakunamura icumu, amaze amacumu akabikwa, maze bukagira igitekerezo cyo kureberera hose, maze buri wese akiyumva ko ahawe agaciro. Niyo mpamvu mpamagarira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mubwira nti nyakubahwa, uracyafite ubushobozi kuko ukiri ku ntebe y'ubuyobozi bwo kuba wahuza abana b'Abanyarwanda, abaturarwanda bose, abifuza yuko mu Rwanda haza amahoro arambye, amahoro twifuriza yuko
abana bacu n'abuzukuru bacu bazabaho mu Rwanda rw'ejo hazaza batekanye, umutari wa mutekano uva ku minwa y'imbunda, ahubwo ari wa mutekano uva ku rukundo, uva ku busabane, uva kumvikana no guhabwa agaciro kuri buri wese. Niyo mpamvu rero tumuhamagara tuti nkuko hari benshi bavuga ko yarenze ihaniro, ariko twebwe nk'umuryango Ibuka Bose siko tubibona. Turifuza yuko yasubiza agatima impembero, akareba kuko agifite impano, akifite ubushobozi Imana yamuhaye bwo kuba akicaye ku ntebe y'ubuyobozi, amaze akagira icyo abukoresha kugira ngo yunge abanyarwanda. Ibyo bikadushyira rero kumusaba yuko akibishoboye kandi ko tukimutegeye yombi kugira ngo yumve impanuro zacu, yumve icyo zishaka kuvuga. Ni muri urwo rwego tuvuga tuti umuryango wanyu Ibuka Bose mu kindi gikorwa gikomeye wimirije imbere muri uyu mwaka wa 2019 hakaba harimo umushinga dutsimbarayeho kandi dukomeyeho, uwo mushinga twise Sasa Inzobe, kugira ngo tubashe kugira umushinga uhuza abanyarwanda ugendeye ku kuri, ku butabera n'ubwiyunge nyakuri. Akaba ariyo nkingi ya mwamba izatugeza ku bumwe, ku mahoro no ku bwiyunge buri munyarwanda wese yifuza. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, ngibyo ibyo twifuza cyane bikomeye muri uyu mwaka wa 2019 bishobora kutugeza kwibuka nyakuri no gukora uwo mushinga wa Sasa Inzobe, ugiye kutugeza ko abantu bakwicara bakaganira maze bagacoca ibyabo nk'abanyarwanda nk'uko kera byabaga, bakajya ku misozi no ku mirenge, maze uwakoze icyaha bakamuhana, ariko bagakoresha ubwa bwiyunge bwunga, atari bwa bwiyunge buheza nk'uko ubwiyunge bavuga mu Rwanda bumeze muri iki gihe. Icyo twifuza nuko ibyo byose byakosoka, maze iyo Sasa Inzobe yacu twifuriza abanyarwanda iturutse ku kuri, iturutse ku butabera nyakuri, iturutse ikazageza ku bwiyunge nyakuri, maze ibyo bikaduha ibyo twifuriza abanyarwanda, amahoro, ubumwe n'ubwiyunge, bityo bigatuma abanyarwanda bose biyumva ko ari u Rwanda rwabo kandi rubareba. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, namwe mukunda u Rwanda mwese, turabahamagarira kugira rero ngo mudushyigikire, mudutere ingabo mu bitugu kugira ngo ibyo bikorwa twifuza kugeraho bizashoboke. Twongera nanone rero mu gusoza dushimira yuko ibikorwa byacu uko bigenda bikorwa, haba muri urwo rwunge rwa societe civile nyarwanda, haba mu bikorwa n'amashyaka ya politike akorera hanze y'igihugu, ndetse kuko ariyo abasha kugira icyo avuga, kuko mu Rwanda bidashoboka, ibyo bikorwa bigenda bibyara umusaruro. Ni nayo mpamvu ibyo bikorwa tubasabira kubyitabira, ndetse umusaruro wagaragaye cyane mu mwaka wa 2018 mu bikorwa bike ntarondoye byose. Ibigaragara nuko ibyo bikorwa byacu byatumye harimo zimwe mu mfungwa za politike zarekuwe. Nkuko mubizi, hari umuyobozi mukuru wa FDI Inkingi Victoire Ingabire warekuwe nyuma y'imyaka 8 y'akamama azira ubusa. Icyo ni igikorwa dushimira aho cyaba cyaraturutse hose, nkuko bavuga ko yenda ari igitutu cyatewe leta y'u Rwanda yenda, ariko bakabihakana. Ariko twizera tudashidikanya ko harimo bimwe bikorwa dukora bituma abanyamahanga, abanyarwanda bose bavuga bati igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda bicarane muri ya Sasa Inzobe, maze bashyire ubwenge ku gihe, barebe ko bakubaka u Rwanda rw'ejo hazaza rushya rwiza buri wese yibonamo. Ntabwo ari Victoria wafunguwe gusa, harimo n'umwari Shimiyimana Diane Rwigara n'umubyeyi we, nabo barekuwe, nabo bafunzwe bazira akamama, babeshyirwa byinshi muzi byerekeranye nuko ngo yahimbye inyandiko zo kwiyamamaza ndetse n'imisoro ngo batishyuye, kandi ibyo byose ntawe utazi yuko ari ukuri manganya no kubeshya. Nayo mpamvu rero nabyo tubishimira ko barekuye, ndetse n'umuhanzi Kizito warekuwe. Ibyo rero ni nk'agatonyanga mu nyanja,
niyo mpamvu twasabaga leta y'u Rwanda na perezida wa repubulika yuko yakomerezaho akarekura n'izindi mfungwa za politiki zose tutiriwe turondora ahangaha, yenda tuvuze bamwe harimo ba Mushayidi, hakabamo ba Niyitegeka, hakabamo n'abandi bose bayobora irengero nka Sibomana n'abandi bafungiwe akamama baba muri gereza batazi icyo bazira. Abo bose rero turahamagarira leta y'u Rwanda kubarekura, kuko muri kwa kurengera wose ibuka bose ikora, abo bose turavuganira. Hari n'ibindi bikorwa rero byabaye ariko twagize icyo tubivugaho, nk'ibikorwa kimwe na kimwe kigaragara mu magambo ya politiki gusa umuryango wa FPR waje ugenderaho ngo cyo guca ubuhunzi. Guca ubuhunzi rero ntabwo ari ukujya kubarasa aho bari mu bihugu bahungiyemo cyangwa se kujya kubacyura ku ngufu nk'uko byagiye bigenda ndetse bakanabica. Icyagaragaye mu mwaka wa 2018 nuko abari biyemeje gushyira intwaro hasi bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo bose bagiye mu makambi, nuko abo bantu humvikanywe n'ibihugu byo mu karere yuko abo bantu bakwicara bakaganira bakavuga ibyo bifuza na leta y'u Rwanda, maze bagatamurwa babyaye mu Rwagasabo iwabo. Bumvikanye muri ibyo biganiro, ibyo biganiro ntibyize bibaho, bigaragara ko abo bantu bagambaniwe maze bagacyurwa ku ngufu. Harimo uburiganya bwa bamwe mu bayobozi ba leta ya Kongo ndetse niyo kutubahiriza ibyumvikanyweho. Abo rero twarabatabarije, tuzi ko benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda, uko babayeho ntitukuzi, kuko ibitangazwa na leta y'u Rwanda ibyinshi ntabwo bivugwa. Biri nambambo rero kuko ibyo byari byaravuzwe yuko abantu bakwicara bakaganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Afurika y'Epfo, ariko ibyakurikiyeho murabizi, yaratutswe, yiswe amazina yose y'urukozasoni. Ibyo rero nabyo tukaba tubyamagana kuko bidaha isura igihugu cyacu nziza. Ibindi byinshi byagaragaye nuko ndetse nabo ubwabo mu buyobozi biyemereye yuko ibyo bakora akenshi babeshya. Muribuka ibyabereye muri Sena y'u Rwanda, aho umusenateri Tito Rutaremara yiyemereye yuko imibare yose bakora ari imibare y'impimbano, bityo bakavuga ko iterambere ryageze kuri bose kandi mu buryo bugaragara atari ko bimeze. Nabo rero barabyemeye, bemera yuko babeshya, ko bagombye guhinduka kandi ko bagombye kuvuga ibijyanye n'ukuri. Uko kuri abayobozi benshi badashobora kuvuga, abayobozi benshi batemera, ariko noneho basigaye batura bakabivuga. Ibyo rero bidindiza umuryango nyarwanda utagira icyo kurya, kuko iyo urebye iryo terambere rigaragara gusa muri Kigali ariko nturisange hirya no hino ku mirenge, nturisange hirya no hino mu gihugu mu biturage, ugasanga umunyarwanda n'ushoboye guhinga utwe bamuvutsa utwe bakamushyira mu makoperative y'inyungu zabo, bityo umuturage ntashobore guhazwa n'ibyo yahinze, ndetse n'ibyo yahinzwe bakamubuza kubisarura. Ibyo nabyo ntibyagaragaye muri uriya mwaka ushize, nabyo turabirwanya kuko bitsindagiza hasi, bigasubiza hasi cyane umuryango nyarwanda n'abanyarwanda muri rusange. Banyarwandakazi, nguko isura y'igihugu cyacu isa, nguko uko imeze, nguko uko tuyibona. Kandi twongeye kwamagana muri rwa rwego rwa rengera bose bijyanye n'ubucamanza, nuko twashimishwe yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wo mu Rwanda Louise Mushikiwabo, yabashije kubona umwanya wa francophonie mu bavuga ururimi rw'igifaransa. Ariko nanone tugaya cyane bikomeye ubucamanza bwo mu Bufaransa buherutse gutanga icyo bita ordonnance d'honorer yo kudakurikirana abakoze ubwicanyi, kandi ibimenyetso byinshi byaragaragaye. Ibyo rero dusanga ari inyungu za politike za bamwe na bamwe mu bayobozi bashaka gutegura ahabo hazaza, bakibagirwa ukuri. Ariko ukuri ntabwo tuzaguhabwa n'ubucamanza bw'Abafaransa, ukuri tuzaguhabwa natwe ubwacu Abanyarwanda, nitwishyiriraho inzego ziboneye muri za zindi zose twagiye tuvuga haruguru, yuko dukwiye kwicara tugasasa inzobe, maze tugashyiraho inzego zireberera mu by'ukuri buri munyarwanda wese nta urenganyijwe. Tuzi tudashidikanya yuko ubwicanyi bwabaye
bwabaye bwo guhanura indege ya wa mukuru w'igihugu cyacu ndetse ari kumwe na mugenzi we w'u Burundi, byabaye imwe mu mbarutso ikomeye cyane, ndetse icyo kikaba ari igikorwa cya terorisme. Icyo gikorwa rero kikaba cyarazanye ubwicanyi bukomeye, bwabaye imbarutso y'ibyago u Rwanda rwagize, y'umwijima u Rwanda rwagiyemo. Ibyo rero nitwe nk'abanyarwanda tuzicara tukabikemura, ntabwo tuzabikemurwa n'abanyamahanga. Niyo mpamvu tugomba guhagurukira rimwe twese kugira ngo icyo gikorwa, kugira ngo ibyo byose twifuriza abanyarwanda, kugira ngo abanyarwanda babane neza, bumvikane, niba ngombwa tugahana imbabazi, aritwe tuzabyikorera, ntituzabikorerwa n'abandi. Ibidutandukanya rero haba hirya no hino mu mashyaka atandukanye ya politiki, nk'uko tubibona twe nk'urwunge rwa societe civile cyangwa twebwe ubwacu, twagerageza kubakemurira yuko ibyo bintu byarangira, maze abantu bagahuriza imbaraga hamwe, aho gutandukanya imbaraga, kugira ngo babarebe ko bashyira hamwe ibitekerezo, bashyira hamwe bimwe mu mikorere yabo, kugira ngo tubashe kujyana u Rwanda ruzira ubwibone, ruzira guhezwa, ruzira gusangira ibyiza by'igihugu. Banyamashyaka namwe bandi muharanira yuko haza impinduka nyakuri mu Rwanda, muri uyu mwaka dutangiye, turabasaba kugira ngo mushyire hamwe, turabasaba kugira ngo muhurize hamwe byinshi mureba byagirira abanyarwandakazi n'abanyarwanda icyiza, kureba inyungu za hato na hato za buri wese. Nidushyira hamwe nta kizatunanira, nk'uko devise y'Ababiligi bivuga ngo l'union fait la force. Nidushyiramo imbaraga zacu rero nta kizatunanira. Icyo nicyo umuryango wanyu Ibuka Bose Rengera Bose usaba izo nzego zose, nabo baharanira yuko mu Rwanda haza demokarasi nyayo, haza amahoro arambye, haza ukwiyunga nyakuri, haza ibyiza buri wese yakwibonamo. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, twongeye kubashimira uburyo mudutera inkunga, twongeye kubashimira uburyo mwumva ibitekerezo byacu, twongeye kandi kubashimira uburyo mubona yuko koko impinduka ikwiye mu gihugu cy'u Rwanda aho yaturuka hose, ariko icyo twifuza nuko yaza mu mahoro. Amahoro, abanyarwanda bicaye muri wa mushinga wacu wa Sasa Inzobe uzatugeza ku kuri, ku butabera nyakuri no ku bwiyunge nyakuri, ariyo nkingi izatugeza ku mahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Nuko rero tubifurije kongera kugira umwaka mwiza w'ibihumbi 2019. Uyu mwaka dutangiye uzatubera umwaka w'impinduka zikomeye, impinduka zidasubira inyuma, uzatubere umwaka wo kubona u Rwanda rwacu rubonye urumuri rukava mu bwijima, uzatubera umwaka wo kugira ngo natwe dushobore gutaha mu rwatubyaye, abari hirya no hino baheze ishyanga, maze uko guca ubuhunzi kube guca ubuhunzi nyakuri. Uzatubere rero umwaka wo kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwanda bose bongere bahoberane, maze ya mvugo y'abahanzi b'igiti ngo yemwe bantu mugana iwacu iveho, ahubwo aho kugira ngo batwitumire twigireyo, tugere mu rwatubyaye rwa Gasabo, aho bavuga bati hobe hobe abiwacu muraho. Nyaboneka aho kugira ngo twivugire ishyanga, tugende tubasangiye ku misozi no ku mirenge, tuhoberane kuko nta kidukanga. Aho bavuga bati ngo intashyo abiwacu muraho, izo ntashyo ntituzitume abandi, ahubwo tugende tuzishyikiriza abacu, tuzishyikirize ba data wacu, ba mama wacu, ba masenge n'abandi bose duhuje umuryango nyarwanda, kugira ngo buri wese yishimire kongera kubona uwe adahejwe. Ngurwo u Rwanda twifuza rero mu mwaka wa 2019, ariko tugasaba rwose abumva ko bavugira abandi, bareberera abandi, yuko barushaho gukira ibikorwa hamwe. Icyo nicyo mbasaba, kugira ngo ibyo bikorwa byacu nitubikira hamwe tukabihuriza hamwe rwose, nkuko abishyize hamwe nta kibananira. Ndiza nashidikanya ko n'abafite ubuyobozi n'abari ku ngoma bazageraho bakabyumva ko ari ngombwa ko abantu bashyira hamwe uko byagenda kose, kandi nibakomeza kwinangira imitima, ibyo nabyo bizashoboka, kuko izindi nzira zishoboka amahanga n'isi yose izabibona yuko
abantu ntako batagize kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyacu mu mahoro, nta mivu y'amaraso yongeye kumeneka. Ibyo nabyo twifuza yuko nta mivu y'amaraso yakongera kumeneka kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyacu. Banyarwanda, banyarwandakazi, umuryango wacu wanyu kandi ibuka bose urabashimira cyane, kandi urongera kubabwira tuti mukomeze murambe mu rukundo rw'Imana yo ishobora byose. Imana yumva ugutakamba kwacu, ikumva n'abasenga amasengesho yabo ikayakira, cyane cyane dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo kibe igihugu cy'amahoro, igihugu cyishya, igihugu cy'uburumbuke, maze data wo mu ijuru adufashe kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bongere babane amahoro. Murakoze rero cyane kumva ubutumwa umuryango wanyu ibuka bose waba wageneye muri uyu mwaka no mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2019, kandi wongera kubasaba kugira ngo muyoboke, mufashe kugira ngo ibyo byose twese tuzabigerereho hamwe. Nuko murakoze, mugira amahoro y'Imana, kandi Imana ifashe buri munyarwanda aho ari hose. Yari umunyamabanga mukuru w'umuryango wanyu ibuka bose rengera bose, Emery Nshimiyimana. Mukomere murambe. Murakoze.
rimwe twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana abo twataramanye mu bihe by'ibyishimo benshi ntibakiriho hehe no kubonana benshi ntibakiriho hehe no kubonana ndagusabye tubibuke abo twareranywe twiganye batashye igihe kitageze iwabo wa twese abazize urusanzwe nibo bake muri benshi benshi bazize urw'impanuka ibyorezo n'intambara abazize umuhanda ku itariki nk'iyi abazize amasasu mu bihe by'intambara ayiwewe nabwo bagira ingano abasabye nanzika ku bapfuye bose tubibuke malariya n'ibyorezo bishya byadutse ubu nta munsi w'ubusa bitwara abatabarika ndagusabye tubibuke abazize amateka y'amatage inzika zahayo zirimbura imbaga abazize gakondo hirya no hino ku misozi abatewa amabombe n'ihema n'ayabatanze abazize tifusi bagapfira ku ngoyi abatikiriye ishyanga cyanga bazaterekerwa bate bazaterekerwa bate ibibondo malayika imitima izira inenge yewe ntabwo nemera kubagiye imana ibishaka bitagahinda kenshi kabibagiranye abapfuye bahagaze abatagira kivurira abaziza maherere abaziza karengane abazira kagambane n'ihema nibatanga abatotezwa bose n'ihema nibatanga abifashe mapfubyi n'ihema nibatanga abarara rubunda n'ihema nibatanga twibuka abo twari bo mbere yuko tuba abo turi twibaza abo turi bo n'impamvu tukiriho abapfuye uyu munsi bibeshye ko ari imperuka binjiye imitagihe ntibamenye ibizaba ejo ndagusabye tubibuke bose tubibuke ndagusabye tubibuke bose tubibuke abavuye mu mwuka bose tubibuke hirya no hino mu gihugu